niba ushaka kuvamo umuntu Imana yishimira forever, hunga ibinezeza by'ibyaha. Nigeze kujya muri Thailand, ushaka kugwa mu byaha rero uzajye Thailand. Thailand mu giterane cy'abanyamasengesho, hanyuma niviriye mu iteraniro rya nimugoroba, usanga ikinezeza cy'icyaha gihagaze imbere y'icyumba cyanjye. Ko busa n'uwiremye hagaze imbere y'icyumba cyanjye, nkagira ngo nabona ngiye kujya ku cyumba nibura arahunga, ahubwo abonye mpageze ahengeka umusaya gutya, aba more beautiful. Good evening sir, do you need company? Waba ukeneye umuntu wo kukumara irungu? Ndareba numva Imana irambwiye ngo run, ngo hunga. Ndahindukira ndamubwira nti hari abantu twari kumwe subiye kubareba, hunga ibinezeza by'ibyaha naho ubundi. Bamwe rero ngo mwigize ngo ba brave ngo izo nzira zindi zo hagati mwiciriye ntizibaho. Ntabwo ushobora kugenda mu mayira abiri, dore uko abantu benshi bagerageza kugenda. Hari inzira imwe y'igihogera ijyana mu kurimbuka n'ifunganye ijyana mu ijuru, kandi ziratandukanye cyane, bagashaka kuzigendamo barya. Kandi uko zigenda zigana imbere niko zigenda zitandukana. Uko ugenda uzikurikira uzagera aho ngaho ubye uziyemeza ujye muri imwe ugende neza, cyangwa uzatanyuka upfe. Ntushobora kugenda muri ziriya nzira zombi for a long time. Umugabo witwa Samusoni nawe yari umusore nkamwe. Samusoni yagerageje kuzigendamo zombi, akavuga ati nzakubita abafilisitiya nuzuye umwuka ariko nsambane n'abakobwa babo. Abigendamo, ageze i Gaza abona umugore, ageze i Gata abona umugore, mu kibaya cy'isore kabona umugore, ariko aza kugera ku wa gatanu. Niko Satani akora. Kera iwacu hari umugabo yibaga inkoko. Izi ni ingero zo mu cyaro ntimushobora kuzumberega mwebwe, abana bo mu mujyi hari ibintu mutazi buriya. Yari smart thief w'inkoko. Yafataga ubunyobwa cyangwa ibigori akajya aho inkoko zitora nyine hanze mu baturage, akabanza akanaga ubunyobwa cyangwa ibigori, inkoko zikaza zigatangira kubirya. Noneho agatangira akagenda binaga gutya inyuma ye, ziza zitoragura, akaza kugera ahantu akanaga ikigori cyangwa urunyobwa rurimo akagozi, akantu kakadodo, inkoko ikakamira. Burya rero muri stupidity y'inkoko yaramiraga, yakumva bifashe ku rurimi karushaho kumira. Uko irushaho kumira niko akagozi kamanuka, uko irushaho kurwana n'akagozi kakarushaho kumanuka. Yamara kubona kamaze kugera mu mihogo agakurura, kuko icyo gihe n'ururimi rw'inkoko ntiruba rushobora kuvuga, yarufatiragamo inkoko akayikurura neza, akayizingazinga agashyira mu mufuka akigendera. Abaturage bagahora bibaza ariko izi nkoko zijya hehe? Umuntu ufata inkoko n'itake, ikintu kirya izi nkoko ni igiki? Buke rero baramwubikira. Umuturage umwe aramubona naga ubunyobwa, inkoko iraza naga akagozi, baramukurikira baramufata. Na Satani niko akugenza. Umva murokore azakunagira akantu. Umukobwa umwe kera aho nigishaga twarasenganaga, ava muri vacances yaraguye mu cyaha. Hanyuma arambwira ati rwose mwarimu nagize ibibazo ndagira ngo nsengere. Ati nagiye gusura umuhungu, ati hanyuma ati turaganira turi twenyine mu rugo, atageze aho arambwira ngo tujye mu cyumba nyereke album y'amafoto. Ati turagenda, tugeze mu cyumba arakinga, ati bindi nyine ubwo urumva uko byagenze, ntabwo namubajije byinshi nanjye narabyumvaga. Umva ubugoryi bw'inkoko bafatisha akagozi. Mwicaye muri salo mugiye kureba amafoto, akujyana mu cyumba yayazanye muri salo. Umuntu mwajyaga muhurira kuri Bourbon, atari ko hazaritse noneho tugahurira ku irogi. Ugiye gukora iki ku irogi mwahuriye kuri Bourbon ahagaragara? Umva abahungu n'abakobwa muri hano, niba mushaka kuzirinda ibinezeza by'ibyaha, nujya gusura umuhungu cyangwa umukobwa niyo yaba ari na fiancé wawe,
mujye muganirira hanze. Jewe madamu wanjye rwose ntabwo musebya simuvuyemo, tukiri abafiance twari dufitanye principle, twaganiriraga muri saro iyo twabaga turi mu rugo cyangwa hanze, iyo yabaga yaje kunsura irundo tukicara munsi y'igiti tukaganira, narangiza nkamuherekeza. Naho musigaye mudukoze isoni ngo pastor ngo rwose ngo urumva nyine ngo nyine nuko nyine se byagenze bite nyine urumva ukahita ubyumva nyine, kuko pastor burya twumva kare twumva vuba. Ahitamo guhunga ibinezeza by'ibyaha. Niba ushaka kuzavamo umusore cyangwa inkumi cyangwa umugabo cyangwa umugore Imana izakoresha long term, ukazasaza ukibirimo, hunga ibinezeza by'ibyaha. Erega natwe n'ubu Satani aracyaduhamagara, ariko se ko kuragiye pe ndahunga ibinezeza by'ibyaha. Nigeze kujya muri Thailand, ushaka kugwa mu byaha rero uzajye Thailand. Thailand mu giterane cy'abanyamasengesho, hanyuma niviriye mu iteraniro rya nimugoroba, nsanga ikinezeza cy'icyaha gihagaze imbere y'icyumba cyanjye. Ko busa n'uwirebye hagaze imbere y'icyumba cyanjye, nkagira ngo nabona ngiye kujya ku cyumba nibura arahunga, ahubwo abonye mpageze ahenge ku musaya gutya, aba more beautiful. Good evening sir, do you need company? Waba ukeneye umuntu wo kukumara irungu? Ndareba numva Imana irambwiye ngo run, ngo hunga. Ndahindukira ndamubwira nti hari abantu twari kumwe subiye kubareba, hunga ibinezeza by'ibyaha. Naho ubundi bamwe rero ngo mwigize ngo ba brave ngo yewe nzemera mbimbwa, ariko mpunga ibinezeza by'ibyaha. Uzajya gukira igitingwe ni kurya ngo inkumi zacu ziri hanze ahangaha na ziriya nsore. Hunga ibinezeza by'ibyaha. Niba ushaka kuvamo umuntu Imana yishimira forever, hunga ibinezeza by'ibyaha. Umva mbabwire bakobwa cyane cyane, niba unibwira yuko kunezeza abahungu uryamana nabyo ari byo bizatuma ubona umugabo, you are mistaken. Agaciro kawe kagabanuka in proportion yabo muryamana nabo. Uko biyongera niko agaciro kawe kagabanuka. Yewe niyo yaba ari umwe kaba kagabanutse. Ari fiance wenda ho navuga ni fine, wenda azagutwara, ariko iyo atari fiance burya uyu munsi uryamana na Yohana yakubonana na Paulo akavuga atafuta ro, niba twararyamanye ejo buriya na Paulo nawe bararyamana, agashyiraho towa. Hunga ibinezeza by'ibyaha niba ushaka kuba muri favor y'Imana, ukavamo umusore cyangwa inkumi Imana yishimira gukoresha. Ntabwo uzagenda mu mayira yombi ngo Imana igukoreshe. Niba ubihakana uzabaze Samusoni aho yashyize amaso ye, yahuye n'incakura y'umugore. Yesu bamuguze ibice by'ifeza 30, Samusoni bamuguze 5,500. Uriya mugore yaraza amafaranga we, yaraza agaciro k'umuntu n'agaciro ka anointing y'Imana. Aravuga tumva iyaba rundi nari kumuwagurisha kuri make, ariko yafite anointing. Buri mukuru w'Abafilisitiya zampa ibice by'ifeza 1,100, kandi ngo bari 5. Amaze kwemeza Samusoni, amaze kumudaha amabanga y'Imana yamuheshaga imbaraga, arabwira ati ubu ngubu mubanze munzanire kashi zanjye ndamubaha kumbehe. Muzabaze Samusoni aho amaso ye yagiye akurikiye ibinezeza by'ibyaha. Iyo nzira ntimuzayigwemo, Imana yashyizeho icyapa ngo hano hatabye mine. Ariko ibyo nabyo ntimubyumva kuko mwe muri batoya. Hano hatabye mine yumvwa n'abantu bari bakuru muri 94. Twajyaga tugenda muri uyu mujyi ukabona ahantu hari aka red flag, hanize bikubwira ngo hano hatabye mine. Hari inzira Imana yashyizeho ibyapa bitubwira ngo hano muzahanyure, hari abasore bahaguye hatabye mine. Icyanyuma
baratubwira ngo Mose yatekereje yuko gutukwa bamuhora Kristo ari ubutunzi burutwa abanyegiputa babitse bwose. Egiputa buri yari ifite ubutunzi bwinshi, none umunsi abazungu baracyabwiba muri za piramide zabo harimo zahabu itagira ingano. Ariko ngo Mose arabira aravuga ngo ubutunzi mubitse bwose ntabwo nshobora kubunganya no gutukwa bamuhora Kristo. Haleluya. Erega abantu bazaza bakuratira ubutunzi bw'isi, babukwereka imbere yawe, bakwereka pe uragoryamye, uragoryamye ugiye kuba pastori, uragoryamye ugiye mu masengesho, abandi tugiye kubyina nawe ugiye mu masengesho, uragoryamye uragiye. Kavuga uti munyihanganire, aho kugira ngo ntunge iby'isi ntafite Yesu. Gemisemo Yesu murutishi y'isi yose, andutira n'amasambu n'amazu meza. Buriya ni uguhitamo. Iyo ndirimbo muzayishakire mu gitabo, gemisemo Yesu. Andutira no gushimwa n'ab'isi yose, andutira n'ubutunzi. Mose yahisemo, igituma Mose n'uno munsi tukimuvuga nuko yahisemo agahitamo Yesu. Muzitegereze mu gihe cya Yesu hariho abategetsi, Pilato yari ahari, ba Herode bari bahari n'abandi bose, ariko uno munsi ntabwo uzumva umuntu witwa Pilato, ntabwo uzumva witwa Herode, ntabwo uzumva witwa Quirinius nubwo bari barimo bitwaga gutyo. Uzumva witwa Petero, uzumva witwa Yohana, uzumva witwa Andereya, uzumva witwa Matayo, kuko abo ngabo bakurikiye Yesu, bahitamo. Haleluya. Niba ushaka izina ritibagirana rizahoraho iteka ryose no mu ijuru rikazavugwayo, hitamo ukurikire Yesu. Niba ushaka kugira umumaro, haleluya, fata ubuzima bwawe ubishyire mu biganza bya Yesu.